bugaragara kandi bwumvikana mbere yuko mbagira inama mu masharire ntitwirengagize ko iyi si igoye. Yego. Cya kabiri ntitwirengagize ko Satani n'abagenti be bari mu kazi. Ni ukuri rwose. Kandi bo kuko ibihembo byabo ntabyo bategomba gukora kugira ngo tuzahora n'ingorane. Ikindi ubuzima abantu barimo nabwo burimo buragira influence mu gutuma abantu bagwa cyangwa bananirwa. Ikindi cyanyuma kiri gutuma abantu tugwa abandi tunanirwa nuko abakatubereye urugero. Yego. Rwiza tubwira ati hana arahambutse mu gishanga, ahana arahambutse hamera gutya, ahubwo urasanga ari twe tugaruka tugasenya bya bikorwa byiza abantu gutambuka neza. Cya gatatu ugomba buri gihe gukora icyo Imana ishaka, Imana ishimwe, ukayisaba imbaraga zo kukigeraho. Yego. Ibyo Ikindi kambe ndekiye aho ngaho, aho niyo nama nabagira umuntu wese yumve ko akomeye afite Imana ye, ntagire ugukanga. Ndeka nkubwira n'akandi kajambo, ushobora gusanga umuntu wagwanuriye ejo yari mu mavuta ariko uyu munsi ari mu mazi cyangwa ari mu ivumbi. Yego. Utubwo ari umuhanuzi cyagiye byarakunze reka nsubireyo akaguha ibyo udasobanukiwe. Ibintu tugomba kubyitondera kuko Satani yahagurukiye kurwanya abanyabwenge mu by'umwuka, abahanuzi mu by'umwuka, abafite imbaraga mu by'umwuka, abigisha b'abahanga bari bakomeye, no bakabicurika bakabizana ukundi kuntu. Noneho no kugira ngo haduke n'inyigisho, Paulo yavuze ngo hazaza bigisha bafite inkovu, abantu baza bakeneye kumva inyigisho bashaka, zitabarya mu matwi, iguhaye iki, irahinduye, irazanye, bakibagiza. Icyo rero tuzabikora mu kiganiro ubwo uzongera kuntumira turebe ubwako bwo turavuga ngo nushaka kurebera Imana mu bantu, Yego, ntabwo uzayibona nk'uko ari Imana kuko abantu turahindagurika. Ariko nurebera abantu mu Mana, Amin, kavuga uti siwe reka ndebe hariya, bigufasha kugera ku ntego. So rero niyo migambi Satani yakoresheje mu cyadanya twabonye uko Nebukadineza hagarariye Satani ku isi, niyo yabanje kuramwo iki abanyabwenge. Ariko mva abanyabwenge kandi gusobanura neza ibintu, kandi abanyabwenge hano babivuga yenda tuvuge mu gihe cya kera abanyabwenge bo mu ishuri, ariko umusobanuro w'abanyabwenge. Yego. Mu gusobanura ijambo, Yego. mu gusobanura inzozi, Yego. mu gusobanura ibitabo. Hari abantu b'abanyabwenge cyane kabisa ku buryo gufata imbaga nyamwinshi akayorekesha rya jambo n'ubundi asoma. Yego. Ahindura Bibiliya. Aya n'umurongo na Bibiliya ya Shetani ba. Oya murongo nta ariko agafata ya mirongo. Kuki Satani bango abantu b'abanyabwenge b'abahanga bashoboye bazi guhagarara imbere bazi kuvuga, ashobora kuvuga ati ikintu kimwe nk'icyo nk'urugero cyangwa nk'urugero ndashaka urwiza runyorohera kuko hari gishobora gutanga urugero bakabyumva ukundi. Umuntu agafata ijambo rimwe. Yego. Cyangwa urugero ryanditse mu kuva 15 ni mu kubara ngo niba kugera Yerusalemu bikunaniye ukabona urugendo rukuvunnye, uzagurisha ibyo utunze byose, ugura icyo ushaka cyose n'igisindisha, ngo uhamagare umurebe musangire. Ariko ku rugendo rugize gute kwakunaniye murati ntiwumva none urumva umurongo ahise awucurika ko afite uburyo ari buze gusoma. So rero mamashare mu by'ukuri ukuri kuzima, impamvu isi igura n'ikibazo ni tuvuga no biganiro nuko Satani nuko ari marokirita. Yego. Ntabwo akeneye kujya gushaka abantu bo hepfiriye kuko bo hepfiriya ivuga butumwa ribasangayo, ahubwo akeneye gusohora abantu mu rusengero. Yego. Ntabwo akantu kumvise ariko neza kanotinga. Intego ya Satani ni ugusohora abantu hehe mu rusengero. Mu rusengero. Imana yo mujya kuzana abantu bango turabisikana. Yo. Abo twabwirije kutanywa inzoga, Yego, barimo baraza mu rusengero twe tujya kuzisoma. Yakoye we. Nubango harimo kubisikana. Umuntu babwiye ati reka iki kintu cy'ubusambanyi kireke, ahubwo urahura n'uwabuvuye maza mu rusengero undi yongera gusubira iriye. Abusubiramo. Numva ro niyo recritoma kuko
umunyabwenge umunyembaraga umunyaburanga umunyabushobozi wese amaze kugaragara kumukoresha nibyo none Nebukadineza yakoraga. Yego. Igitabo cya Daniel ngira ngo nuko yenda niba ngusobanura ukaba wumvise birababaje. Aya mayeri yo gutuma tubona muri iyi minsi ya none ngira nigeze kumvikana cyo vuga ngo iminsi mire kwazaza ibihe birushya. Yego. Nuvuga ngo ni icyo gihe kuko kirarushije twe twakabaye indorerwamo twakabaye mirwari z'abantu mu kubabwira ijambo ry'Imana ahubwo umuntu ararihengeka. Yego. Kukaza uko barihengeka. Ko aravuze ngo ndashaka abantu bazima beza abanyaburanga ngo basanzwe bahagarara. Ngo sha bavuga ari kwijyana. Bazi kuvuga bahanga bamenye ku kintu cyose bitegereza ashobora gusomera ijambo tumva twumvikana ajya muri Bibiliya ati umva ariko usoma Bibiliya gute kwicurika. Yego. Yaravuze ngo akubwira akazana nk'ikintu akagikubitaho. Noneho wowe utagenzura kubera ko nta kindi ari bugenzure uko akuziho ibintu runaka. Akuze ubushobozi ubwo ari ntuzu bivuze. Yibwo ari we byakunze yanabyeretse. Kandi koko ibi bintu kandi koko nibyo. Noneho ubu hari n'ikindi kintu mbona abantu bakora ibintu kuko byakozwe n'abantuza. Ntuza wese ntabikora. Ntuza wese siko yabigenje. Jambo nuvuga ngo ntuza nuvuga ngo ni wa wundi n'ubundi uzwi. Yego. Ikimenywa bose. Wa muntu ati kanaka yageze gute. Kuko uwo muntu we kanaka yabikoze ntari bujye gushakisha izina ry'uwo muntu kuko ararize. Azi uwo ari we. Azi ukuntu yahanuye bigasohora, azi ukuntu ari we wafonze imidugudu myinshi, azi isengero zubatswe ari we bimushingiyeho, azi amateka afite kuva na kera, arabizi ukuntu bajyaga basenga ibyatsi bikaka, bazi ukuntu Imana ihebaba we. Buriya icyo nicyo mpamvu yavuze ati genda untoranyirize. Kandi ntago nshaka abasaza barashaje babyumva. Burya kuhindura umusaza byagutwara igihe kinini. Yego. Umuntu ukuze. Niyo mpamvu mperutse no gukora ikiganiro. Hari ikiganiro nakoze ndi kubwira abantu bibaza ngo kuki Imana yemera ko bitugeraho. Mbabwira yuko iyo Satani yohereje ibintu yohereje ibitera Imana irabanze kareba nimba ifitemo profit. Yes. Yarangiza ikamureka. Ndikobwa ngo nibigire ku basaza batubandirije natanze urugero kuri Zigera Inshuti. Yavuze igihe yakirijwe sanga nari ntaravuka. Noneho mpita ndeba umusaza wameze imvi. Abantu bamereye imbi muri ibi bintu bajye babigiraho banabarebereho. Hanyuma reka nongera kandi kantu gatoya muri kino kiganiro. Kuki Imana yemera ko bitugeraho kandi tuyubaha. Wavuze ngo tuyubaha. Yego. Ndabongera kandi gatatu tubonye nagari twinshi. Icyakati kibwiye ndahita fata cyo bavuze ukangira icyakabiri. Icyakabiri Imana yemera ko bitugeraho kugira ngo irebe imbaraga z'urukundo tuyikunda. Amin. Kugira ngo irebe ko tutari bakabyina batetse. Cyangwa uti n'abantu banabitangwa nibashimira mwirira. Ariko nibyo. Urumva ikintu kugira ngo gutegure irebe gutegure kuzaba ukomeye. Ushobora kubona ipeti rikomeye utaraciye mu ikosi ikomeye. Ubwire. Igihe kimwe nari imenyereye kurya no kunywa. Ibintu byaraje kandi byaravuye mu biganza by'Imana. Kandi nzi ko mugihe ndimo ndarya ntigeze ngwa ngo mbivemo. Maze ndongera ndabibura. Dore ngo ndajya gusenga intuwite unkoze ibiki. Ubu nzajya murambwira abantu ngo wangaburiye ejo mbabwira ngo wabijyanye. Ubwo surumva nabivuga. Ubu njye mpfira mwifiye. Uzi ijambo yambwiye? Yarambwiye ngo si we wirirwa wigisha ngo imbaraga z'umwuka wera n'izibirayi ngo naje kugupima ngo ndebe izikurimo. Yes. Kwiza umwuka wera zitagiye hakaba hasigaye izibirayi. Yesu nambwira ngo ino ntabare rero wabibonye rwose ko zose ziri hari mbabara wongera ugaruke. Ariko dusoza ndashaka utubwire ku bintu bibiri. Ndashaka uburire cyangwa ugira inama uyu muntu umva pastor wazamutse ku musozi yiyumviye ijwi ry'Imana ikamuhamagara nta wundi muntu uhari akaba yarahagurukanye ibimenyetso by'uko yahamagawe n'Imana ikamwihera ibisate by'amategeko atari kumwe n'abantu ikamubwira za kirazira ibyo agomba kuziririza bitagomba kwinjira mu mibanire ye n'Imana ku buryo yanabitozaga abandi akanabibabwira kandi akabihagararamo. Ariko byaba bigeze iki gihe tugezemo
akaba yarasubiye kuri bya bisate bese yarabifashe akakubita hasi akabijanjura. Uwo mukozi w'Imana wahamagawe n'Imana wasubiye ku birutsi. Ya urakoze cyane, reka ugaragara kandi bwumvikana mbere yuko mbagira inama mu masharire ntitwirengagize ko iyi si igoye. Yego. Cya kabiri ntitwirengagize ko Satani n'abagenti be bari mu kazi. Ni ukuri rwose. Kandi bo kuko ibihembo byabo ntabyo bategomba gukora kugira ngo tuzahora n'ingorane. Ikindi ubuzima abantu barimo nabwo burimo buragira influence mu gutuma abantu bagwa cyangwa bananirwa. Ikindi cyanyuma kiri gutuma abantu tugwa abandi tunanirwa nuko abakatubereye urugero. Yego. Rwiza tubwira ati hano arahambutse mu gishanga, ahantu arahambutse hamera gutya, ahubwo urasanga ari twe tugaruka tugasenya bya bikorwa byiza abantu gutambuka. Wibuka igitabo cya Ezekiel, ngira ngo mu Ezekiel hari igice kivuga ngo nzahana bungeri babaza intama bakarya impu zazo n'inyama. Ngo ariko mpindukire mpane n'intama zariye zigahaga zarangiza zikabisira ibanga. Zahaze zikabisira ibanga. Atakasi ibyo ngibyo leta cyo gukizwa murakabye se kandi basira ibanga ibintu bakabisira ibanga. Urumva ko deja Imana ihanya bongera ihanya n'iki n'intama. Intama. Bivuze ngo mu rwego runaka cyangwa mu buzima runaka umuntu ntiyagombye gushakira Imana mu bantu. Niryo jambo ushaka gusoreza. Shakira Imana mu buhamya wagiranye nayo. Amen. Torako. Imana ishimwe. Shakira Imana mu buhamya. Wabanye none yemwe aho mwagiye muvugana. Aho mwanyuranye. Menya ngo hanaha niyo yahanshishije. Imana ishimwe. Wowe wireba Imana ya kanaka kuko iyo kanaka afite ushobora gusanga atari n'Imana uri muvuga. Ariko ufite Imana yawe. Yabanye nawe utwite, yabanye nawe ku gise, yabanye nawe mu ntambara, yabanye nawe muri jenoside, yabanye nawe ushonje, yabanye nawe ugowe, yabanywe nawe nta muntu kwita, yabanye n'abantu bakunaniza bakurwanya. Ya Mana yabwiye ngo ndi Uwiteka Imana, mu gihe abandi bavugira ko nta Mana ugira. Yego. Imana yawe. Wajya gusenga iti nzakugirira neza ikabiguha. Iyo rero icya kabiri abantu birinde kuba imbohe z'amateka banyuzemo. Imbohe z'amateka. Kuruva ngo kanaka yangire gutya byo byihorire, ahubwo amateka wanyuzemo yagire mwarimu ibyo ugiye kuzanyura amahazaza. Amen. Twe ntabwo duhinduka imbohe z'amateka, ariko amateka ni mwarimu. Yego. Atuma dusohoka muri cya kibazo. Icya gatatu, nta muntu n'umwe ushobora kwemeza ko isi kari umukiranutsi. Hari urubanza rw'Imana hariya mu ijuru. Yego. Umuntu agomba kumenya Imana. Reka nkwereke uko tugiye kugisoza. Hari ibintu birindwi nakunze Dawidi. Wabivuga ariko wihuse. Ntabwo ntabimara byose. Dawidi yabwiye umuhungu we Salomo. Yaramubwiye ngo mwana wanjye, iryo jambo ndarikunda. jya umenya Imana. Imana yaso. Amasharire ikintu cya mbere gishoboza umuntu ni ukumenya Imana yawe personally. Yego. Utarebeye mu bandi. Ko iriya ntuyishinga. Wowe Imana yawe ati jya umenya Imana yaso. Icya kabiri iyo umenya Imana we personally kubuza Imana, umenya n'ibyo ishaka n'ibyo yanga. Imana nihabwa icyubahiro. Icya kabiri ukamenya aho yakuvanye naho yakuvanye naho ikujyana. Yego. Icya kane ukihatira kuguma mu mabwiriza n'amategeko kabone nubwo abandi batayumva neza. Icya gatatu ugomba buri gihe gukora icyo Imana ishaka. Imana ishimwe. Ukayisaba imbaraga zo kukigeraho. Yego. Ikindi kambe ndekiye aho ngaho, aho niyo nama nabagira. Umuntu wese yumva ko akomeye afite Imana ye, ntagire ugukanga. Ndeka nkubwira n'akandi kajambo. Ushobora gusanga umuntu wagwanuriye ejo yari mu mavuta, ariko uyu munsi ari mu mazi cyangwa ari mu ivumbi. Yego. Tuvuga ari umuhanuzi cyagiye byarakunze, reka nsubireyo akaguha ibyo udasobanukiwe. Ibintu tugomba kubyitondera kuko Satani yahagurukiye kurwanya abanyabwenge mu by'umwuka, abahanuzi mu by'umwuka, abafite imbaraga mu by'umwuka, abigisha b'abahanga bari bakomeye, no bakabicurika bakabizana ukundi kuntu. Noneho no kugira ngo haduke n'inyigisho, Paulo yavuze ngo hazaza abigisha bafite inkovu, abantu baza bakeneye kumva inyigisho bashaka, zitabarya mu matwi, iguhaye iki, irahinduye, irazanye, bakibagiza. Icyo rero
tuzabikora mu kiganiro ubwo uzongera kuntumira turebe ubwako bwo ku isi n'icyo bamaze kwangiza iminsi ya none. Yego nabwo twifashishije iki gitabo cya Daniel ijambo ry'Imana kuko abanyabwenge ngo bazarabagirana. Urumva Satani akeneye abanyabwenge ngo abakure mu Imana kandi nyuma Imana ngo abanyabwenge bazagira gute? Bazarabagirana. Nabwo tuzavuga ukuntu abanyabwenge bazarabagirana. Murakoze cyane Imana igumugisha. Turagushimiye pastor, turagushimiye. Yego. Hanyuma aya magambo yakurikirane witonze. Ndabizi neza ko Imana idateze kuva mu ijuru ngo ize iguha ubutumwa bwiza. Hari ijambo rimwe Nyamutunzi yigeze kubwirwa, yaratatse aratakamba ubwo umuriro wari umuriye, aravuga ahamagara Aburahamu yarari kumwe na Lazaro, aravuga ati wambabarira mu kohereza Lazaro nkamwohereza ku isi akaburira abavandimwe banjye batazaza aha hantu ndi. Baramubwiye ngo ntago bishoboka ko tugeraho, hagati yacu nawe hari umworera, kuko yaravugaga tonyanga k'amazi ku isonga ry'ururimi rwanjye kuko mbabajwe. Maze baravuga ngo bazagende bumvira intumwa n'abahanuzi, ngo nibatabumvira ngo naho umuntu yazuka nabwo ntibamwumvira. Hanyuma Imana rero yazanye intumwa n'abahanuzi. Ibyo kwirirwa muvuga ko nta bakozi b'Imana bagihari, ni mu byihorere barahari. Nibi bintu muri kumva n'ibyo abakozi b'Imana. Gusa Imana ibyo kurya birateguye, uzajya wiyarurira ibyo ushaka, ariko mukurikirane izi nyigisho n'izi mpuguro zerecyanye n'igitabo cya Daniel. Ni igitabo cy'ubwenge tugenda twumvamo ibyo mu minsi y'imperuka, ukuntu Satani ashaka kurimbura ubwoko bw'Imana, akarimbura Imana mu bantu, akabavunjira, akabaguranira, kandi mwagiye mubibona ko hari abaguraniwe. Turabashimiye rero kandi dushimiye na pastor mumfashe dukomeze kumushimira cyane, kandi mukomeje kubinyereka muri comment, ahubwo ongera twibutse ya ministeri ya n'ubumwe bw'abera ministries. Yego Imana ibaho umugisha. Unyarukireho iyo rero agira amagambo y'ubwenge nta matiku abaho, aho agenda asobanura inzozi, akabwira abantu ibintu bitandukanye kandi mutapfa kubona handi, kandi akabisobanura mu bwenge bw'Umwuka Wera. Narababwiye ngo mujye mutinya abantu bamereye imvi muri ibi bintu. Mukore subscribe rero aho ngaho, kandi no kuri Mama Sharirene tuzashyiraho n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana nibaho umugisha naho ubutaha. Amen.